Muraho neza bavandimwe bakunzi ba Joel Gospel Praise TV. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri iki kiganiro turakomeza uru rugendo rwacu rwo kwigira hamwe ku nsanganyamatsiko irebana n'umuryango wishimye kandi utekanye. Nyuma yo kwibaza icyo umuryango mwiza ari cyo n'ukuntu wubakwa, noneho turinjira mu gice cya kabiri kigira giti uburyo bwiza bwo guhuza kw'abashakanye. Igihugu gikomeye kigira imiryango myiza, itorero rikomeye rigira ingo zikomeye, ariko byose bitangirira ku bashakanye bashobora kwicara hamwe bakaganira, bakababarirana, bakuzuzanya ndetse bakabana mu rukundo n'ubwumvikane buhoraho. Muri iki kiganiro turarebera hamwe inkingi zihuza abashakanye, ibyo bagomba kwitaho, ibyo bakwiye kwirinda, ndetse n'inama zifasha kubaka ubwumvikane burambye hagati yabo. Turakoresha ijambo ry'Imana ndetse turagendera no ku buhamya bw'abanditsi n'abahanga mu mibanire y'abantu. Uburyo bwiza bwo guhuza kw'abashakanye. Muri iki gihe isi ihanganye n'ibibazo bitandukanye byugarije umuryango. Ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'abashakanye ni kimwe mu bikomeye cyane. Iyo abashakanye batumvikana, ingaruka zigaragara ku bana, ku muryango mugari, ku gihugu ndetse no ku itorero. Uru ruhererekane rw'ibiganiro byacu kuri Joel Gospel Praise TV rugamije gufasha imiryango kongera kunga ubumwe no gushimangira amahoro n'ibyishimo. Dore impamvu guhuza kw'abashakanye ari ingenzi. Abashakanye ni urufatiro rw'umuryango. Iyo urufatiro rurenzweho, inzira irasenyuka. Gutandukana kw'abashakanye cyangwa kutumvikana bituma abana batabaho neza, biteza ihungabana mu mitekerereze yabo, bikagabanya umusaruro w'urugo ndetse bikaba intandaro yo gusenyuka k'umuryango. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro 2:24 ritwereka ko umugabo n'umugore bagomba kuba umubiri umwe. Ibi bisaba byinshi, bisaba urukundo, bisaba kwihangana, bisaba ubwumvikane no kubana nk'abafatanyabikorwa. Reka turebe inkingi zihuza abashakanye. Inkingi ya mbere: gushyira Imana ku isonga. Umubano w'abashakanye ushobora kuramba kandi ugakomera ari uko ushingiye ku Mana. Iyo abashakanye basengera hamwe, basomera ijambo ry'Imana hamwe kandi bakayoborwa n'inama z'Imana, umubano wabo uba ufite imizi ikomeye. Ibi bituma bahuza mu buryo bwa roho cyangwa bw'umwuka wera. Ibyo bigatuma no mu mubiri no mu mutima bahuza. Zaburi 127 umurongo wa mbere nk'uko twayibonye iravuga iti: niba atari Uwiteka wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Inkingi ya kabiri: itumanaho ryubaka. Itumanaho ni nk'umutsi utwara amaraso mu mubiri. Iyo utari gukora neza, umubiri uraremba. Abashakanye bagomba kwiga kuvugana neza, gutega amatwi, kwirinda amagambo akomeretsa no kugira igihe gihagije cyo kuganira.
umwanditsi John Gray mu gitabo yise Men Are From Mars, Women Are From Venus agaragaza ko abagabo n'abagore batekereza kandi bagatanga ubutumwa mu buryo butandukanye. Ibi bisaba ko buri wese amenya uko mugenzi we yumva ibintu, agakoresha uburyo bumunogera. Inkingi ya gatatu, kumenya ururimi rw'urukundo rwa mugenzi wawe. Gray Chapman mu gitabo yise The 5 Love Language agaragaza ko abantu bakira urukundo mu buryo butandukanye. Urukundo rwawe rushobora kuba ururimi mugenzi wawe atumva neza. Reka turebe urwo rurimi urwo ari rwo. Hari abakenera kumva amagambo y'ineza, words of affirmation, bigatuma biyumva ko bakunzwe. Hari abagendera ku gihe bombi bafitanye, quality time, cyangwa igihe bamarana. Gutanga impano, hari abagendera mu kwakira impano, receiving gifts, bakumva ko ari cyo kintu gituma bakunzwe, rukaba ari rwo rurimi rwabo. Kane, hari abagendera ku kureba uburyo gufashanya hagati yabo, acts of service, ndetse hari n'abagira ururimi rwo kumva ko gukoranaho ari byo bituma bumva bakunzwe, physical touch. Those 5 love languages dusanga muri kino gitabo cya Gray Chapman. Ururimi rwa mbere ni amagambo y'ineza, kabiri ni igihe mufitanye cyangwa se igihe mumarana, gatatu ni ugutanga impano, kane gufashanya, gatanu gukoranaho. Kumenya ururimi rwa mugenzi wawe no kurukoresha umunsi ku wundi bituma yumva akunzwe, yubashywe, kandi akumva ko ahabwa agaciro. Inkingi ya kane, kwirinda amakosa yo mu mibanire. Hari ibintu biza buhoro buhoro ariko bikaba bishobora gusenya urugo. Kutizerana, kugereranya mugenzi wawe n'abandi, kumubwira amagambo amuca intege, kumusuzugura mu ruhame, kutamusabira imbabazi igihe umubabaje, ibyo byose bishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka. Gray Thomas mu gitabo yise Sacred Marriage atubwira ko urugo rudashinzwe gusa cyangwa se rudashingiye gusa ku byishimo, ahubwo ari uburyo Imana ikoresha kugira ngo itume duhinduka, dukure mu buryo bwa roho, kandi tumenyane na Kristo. Dore inkingi ya gatanu, kujya inama no gufatira ibyemezo hamwe. Nta muntu ugomba gutegeka undi, kuko urugo atari ingoma. Urugo si ingoma. Abashakanye bagomba kujya inama, bakabwizanya ukuri mu rukundo, kandi buri wese akumva ko afite ijambo. Iyo ibyemezo bifashwe ku bwumvikane, ntawe ubigenderaho cyangwa ngo yumve ko yahatirijwe, bituma urugo rugenda neza, ibikorwa byanyu bikorwa neza. Ijambo ry'Imana mu Mubwiriza 4:19 ritubwira ko babiri baruta umwe, kuko bashobora gufashanya. Dore inkingi ya gatandatu, guhana imbabazi no kwitanga. Nta mubano utarimo amakosa, icyo mukimenye. Kubabarirana nibyo byubaka umubano urambye. Ntukagume mu gutinda ku makosa cyangwa kugira urujijo igihe mugenzi wawe akubabaje. Jya umubabarira nk'uko nawe wifuza kubabarirwa. Abefeso 4:32 haravuga ngo mube abanyampuhwe, mwituranire imbabazi, mubabarirane
nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Dore inama z'imyifatire ku buzima bwa buri munsi mukwiriye kugenderaho. Mushake igihe cyo kuganira buri munsi, niyo byaba byibura iminota 15. 2. Mujye musabana imbabazi mutarara mufitanye ikibazo. 3. Shimira mugenzi wawe niyo yaba yakoze ikintu gito cyane, mushimire, umwereke ko umukunze. 4. Mujye mugira igihe cyo gusohoka mwembi kugira ngo muganirire ahantu hatuje. 5. Mujye musengera hamwe buri munsi, ndetse mushyireho igihe cy'amasengesho nk'urugo rwanyu. Guhuza kw'abashakanye si urugendo, ni urugendo, si igikorwa cyo ku munsi umwe. Rurimo kwihangana, rurimo kwigomwa, kumenya no gusenga. Nta rugo rutagira ibigeragezo, ariko hari inkingi zubakira ku Mana zituma urugo rutanyeganyega. Mubane nk'abafatanyabikorwa, mushyigikirane, mube inshuti imbere yo kuba abagabo n'abagore. Ubwumvikane bwanyu nibwo bwubaka umuryango uhamye kandi ushoboye guhangana n'ibyo isi itanga. Nk'uko twabibonye, guhuza kw'abashakanye ni urugendo rutoroshye ariko rufite ishimwe rikomeye. Iyo abashakanye bumvikanye, urugo ruba paradizo. Iyo bumvise ko buri wese afite agaciro, urugo rugira amahoro. Iyo bubatse urukundo kuri Kristo, nta kigeragezo kibasenyera. Turabashishikariza namwe mwese kudatezuka ku rugamba rwo kubaka urugo ruhamye. Mugire igihe cyo kuganira, musabane imbabazi, musengere hamwe, kandi mumenye icyo mugenzi wawe akeneye. Nk'uko Bibiliya ibivuga mu Befeso 4:3, mushishikarire kubungabunga ubumwe bw'umwuka mu migozi y'amahoro. Niba hari ahatari amahoro, Imana iracyafite ubushobozi bwo gusana. Imana iracyafite ubushobozi bwo gusana niba hari ahatari amahoro, gukiza no gusubiza ibintu ku murongo. Mujye muyiyambaza, muyemerere kugira ngo ibe hagati yanyu, kandi muyubakireho buri munsi. Uyu munsi fata icyemezo cyo kongera kwegera uwo mwashakanye no kongera gushimangira ubumwe mufitanye. Umuryango wanyu ushobora kuba icyitegererezo. Turabashimiye kubwo gukurikirana iki kiganiro. Ntimuzacikwe n'igice cya 3, aho tuzaganira ku buryo bwiza bwo gutoza abana indangagaciro z'umuryango. Ubwumvikane hagati y'abashakanye ni fondasiyo y'umuryango ushikamye kandi wishimye. Nimusenyera ku mugozi umwe, muzagera kure. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka tubarangire ibitabo mushobora kuba mwasoma bivuga ku miryango cyangwa se ku mibanire y'abashakanye, kugira ngo namwe bibe byabafasha. Hari igitabo cyanditswe na Grege, acyandika muri 1992, akita Men Are From Mars, Women Are From Venus. Nagisanga kuri HarperCollins Publisher. Hari igitabo cyanditswe na Chapman G, akita The 5 Love Languages. Iki nacyo mwagisanga muri Northfield Publishing. Hari igitabo cyanditswe na Thomas, akita Sacred Marriage. Mwagisanga kuri Zondervan website. Hari igitabo cyitwa Gottman, cyanditswe na Gottman, akita The 7 Principles of Making Marriage Work. Mwagisanga kuri Brown Publishing.
hari igitabo cyitwa Dobson cyanditswe igitabo cyanditswe na Dobson akita The Bringing Up Boys and Girls, twagisanga kuri Tindara House Publisher. Hari igitabo cyitwa Bibiliya Yera dukwiriye gusoma buri munsi, nayo irimo amagambo ashingiye ku mibanire ndetse n'umuryango. Murakoze cyane, naho ubutaha. Imana y'amahoro ibarinde.